indirimbo za mbyukiyemo mu gitondo nizishima umwami w'abami imirimo myiza yadukoreye. Haleluya, amen. niwo musingi dufite twegamiyeho, ni imirimo umwami w'abami yakoze. Fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu akoye igorogota wahakoreye umurimo ishandora kopeta tandela bakudukura umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu akoye igorogota yakoreye umurimo mwiza. Haleluya, haleluya. Fasha umwanya mwiza wo kuvuga imirimo y'umwami wacu Yesu yakoreye igorogota. Fasha umwanya mwiza, fasha umwanya mwiza Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mani mazwe Yesu amugami siramo twavuye mubise namarazo iwe
twakijijwe n'amaraso y'umwana w'intama. Hallelujah. Twakijijwe n'urukundo rwa Kristo yadukunze.
nzamuhimbaza Yesu wacunguye nzavugira neza yagiriye nzavuga imirimo yankoreye yose shaka kandi ishimwe haleluya haleluya oh haleluya naragishimwe oh haleluya narabohowe oh haleluya amen haleluya oh haleluya aginaze oh haleluya naragishimwe oh haleluya narabohowe oh haleluya amen haleluya oh haleluya aginaze. hanyuma rero tugiye guhimbaza imana turi busimbuke ndasaba buri muntu wese agira ikintu ari bushyire mu kiganza turavuga ngo yapfiriye ngewe nawe hanyuma muri refure tubuze gusimbuka ababishoboye abafite imbaraga z'umubiri uburyo bwawe bwose imana yaguhaye uri mugara kumushima ya 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 yapfiriye Yarapfiriye jewe nawe ibyaha ibyaha nawe yanjye nawe yapfiriye yapfiriye abantu bose abantu bose tubona ubugingo buhoraho yapfiriye yarapfiriye nawe jewe nawe kubw'ibyaha nawe yanjye nawe yapfiriye abantu bose tubona ubugingo buhoraho oh haleluya yarakijijwe oh haleluya narabohowe oh haleluya amen haleluya oh haleluya narakijijwe oh haleluya narabohowe oh haleluya amen haleluya oh haleluya ahimbaze haleluya iyo ndirimbo ntabwo irashira haleluya bwana sifiwe saundi imana ibaho umugisha kabisa imana ibaho umugisha rwose kuri muri kabine mwongere muzamure volume gake konyine gusa kuri aho ngaho gusa volume yonyine gusa bwana sifiwe tumuhe icyubahiro umwami w'abantu reka mbabwire impamvu nka zibiri zituma duhimbaza imana ebyiri gusa zonyine hari igihe umuntu azahimbaza imana ukumva wasimbuka gusa ko batubwiye ngo dusimbuke ariko kumva nta kintu ufite cyo gusimbukiraho yeme turi mu kwa 12 imana yakurindiye umuryango kuva mu kwa mbere mu kwa kabiri kugeza muri umwaka turimo haleluya abarwaye barakize abarwaye barakize abinjiye ibitaro bavuyemo ari bazima kandi hari abandi bahaguye sibyo mwagiye mutwara amamodoka yanyu abayafite n'abagenda n'amaguru muca mu nzira mu muhanda imana irabarinda ntimwakora impanuka mubaho haleluya haleluya bwana sifiwe ikindi cyongeye imana yaduhaye ubuzima uyu munsi yego sibyo kandi turabajena twese umubwiriza yaravuze ngo ubwiza bw'ubusore bwawe ujye bukoresha icyo Uwiteka ashaka iyo umuntu habona ababyeyi hano oh haleluya imana ibaho umugisha ni byiza birasa neza yego Dawidi ngo waratambye gutya gutamba gutya gutamba gusa imana yamukoreye iki imana mwamubyibuka imana ngo imuha imbabazi z'ibyo yakoze imuha imbabazi z'ibyo azakora kubona gutamba gusa kwiterera kwawe ntubisuzugure ubwire imana ngo mana cya kibazo ufite ningira gutya ugikemure haleluya twagi
zamura amaboko yawe uyibwire ngo Mana warakoze wabitekerejeho neza uvuge ngo Mana warakoze kundendera umuryango nubwo amagambo yanjye ataba menshi mutima wanjye imbazi yo Mana unezerwe haleluya nubwo amagambo yanjye shimwa Mana mutima wanjye imbazi yo Mana unezerwe cyane nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye imbazi yo Mana unezerwe kuko ndamahoro tugushize hejuru Imana tukuzamura icyubahiro cyawe duciye bugufi imbere yawe duciye bugufi cyane ma wakira ishimwe ryacu wakira ishimwe ryaje Mana wakira ishimwe ryaje Mana we wakira ishimwe ryaje Mana kuko turamahoro akira ishimwe ryaje Mana umuremyi yaravuze ngo nzakuvuga bakumenye tuvuga ngo akira ishimwe ryanjye akira dushime Imana akira ishimwe ryanjye Mana akira ishimwe ryawe yewe Mana haleluya Mana we akira ishimwe ryawe yewe Mana haleluya yewe Mana we akira Yesu ishimwe ryawe yewe Mana we akira ishimwe ryanjye yewe Mana haleluya yewe Mana we yumvise gusenga kwanjye yewe Mana we yumvise gusenga kwanjye yewe Mana yewe Mana akira ishimwe ryanjye yewe Mana we akira ishimwe ryanjye yewe Mana we nzakuvuga nzakumenye ndavuga imirimo yawe Mana nzakuvuga nzakumenye ndavuga imirimo
wahozeho kandi uriho sinye wabaje kugukunda ahubwo ni wowe wanguze mbere ushiramo umwuka w'ubugingo ni wowe umenya ibidukwiriye reka dukomere umwami wacu amashyi menshi. Yewe twahereye mu gitondo turirimba cyane, ugerageze tuzamurire mikrofone ho gato gatoya ku buryo bitari busakuriza abantu, ariko tugire amajwi ya hanyuma. Mumeze neza pe, mumeze neza cyane, ariko mu nzu y'Imana ntihabamwo abaramyi bahagarara hano imbere, habamo abaramyi bose, hanyuma hakabamo abayobozi bo kuramya cyangwa se abayobozi b'indirimbo zo kuramya. Nituguma turirimba hano mwicaye, birasa nkaho turi aba worshipers, namwe mwaje kwitegereza, ariko kare twahoranye, twarimo dukorana. Noneho rero icaba cyiza, mbasaba umuntu udafite ikibazo cy'umubiri, umuntu ufite imbaraga z'umubiri, adafite uburwayi, akaba yaje azanywe no guhimbaza Imana, dufatanye twese kugira ngo birusheho kuba byiza. Haleluya. Hari akaririmbo iyo tukaririmbye, igihe cyose tukaririmbye muri alarme, njya nibuka umunsi twakaririmbiye mu Minembwe, 2015 twari twagiye alarme. Akarimbo kajya kavuga ngo kandi ijambo rye ryaranzuye, n'amajwi atuje kandi we kandi ijambo rye ryaranzuye, kandi ijambo ry'umwami wanjye, kandi ijambo rye ryaranzuye. Subiza ku isoko mana yawe, mpabwe imbaraga zawe, iryo ni isengesho twasenga twese. Nta kindi camara inyota Yesu keretse wowe, nezezwa no kugutunga, maze nubona ko mbyibagiwe Yesu uzanyibutse ya
imibabaro yawe wababajwe igorogota uzira abanyabyaha ngo turone ubugingo wampaye agaciro Yesu umwuka w'ubugingo data gushima nakwituriki ubuzima bwawe ni Yesu wabuhaye agaciro wampaye agaciro Yesu umwuka w'ubugingo data sinabura gushima nakwituriki Hallelujah ahora ndamira Yesu ahora ndengera kandi ahora ndengera Yesu ahora ndamira niyo mpamvu nazamureka Yesu ahora nita niyo mpamvu nazamureka Yesu kandi ijambo rye turabura neza tubivuge kandi ijambo rye ijambo rye yaransuye kandi ijambo ry'umwami wanjye kandi ijambo rye yaransuye yaransuye ijambo rya Yesu kandi ijambo rye yaransuye hari indirimbo ngira ngo dufatanye ijya ivuga ngo hari ijambo nkunda cyane muri uyu mwaka impamvu mubona tumeze gutya tumeze neza dushobora guhagarara imbere y'iteraniro tugashima ni ukubera umugambi w'Imana hari Imana ntishobora na rimwe kugambirira kukugirira nabi Satani niwe uzugira nabi Imana rimwe ikabireka kubw'impamvu zayo ariko Imana umugambi wayo uhora ari mwiza ku bantu iyo ndirimbo ahantu tuvuye mu kanya numva twayiririmba tuyiririmbe ngaho mutangire kuko imigambi yayo ari myiza kubera ko indimo narinzi ngo namwe mwana imbabazize n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho imbabazize n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora imbabazize haleluya imbabazi z'umwami n'urukundo rwe nibyo bituma nzategereza nizeye icyo yavuze nzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora
tegereza nizeye ijambo yavuze ntabwo rihera rizasohora uzategereza nizeye icyo yavuze kizasohora kuko imigambi yawe urengera ibyiza ari byiza kuko imigambi yawe kuri njye uzakomeza imbaraga nk'umwitero wayo, umwitero w'Imana n'imbaraga zayo. Tima wanjye imbazi imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye tima wanjye himbaza imbazi imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye Omaye icyubahiro no gukomera hari ibicuba binduye igare ryawe Haleluya anugenera ku mababa y'umuyaga Mani imbaraga zawe zirakomeye Mani imbaraga zawe Basame Mani imbaraga zawe zirakomeye tima wanjye himbaza imbazi imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye tima wanjye imbazi imbaraga z'Imana Uwiteka Mana yacu urakomeye Omaye icyubahiro no gukomera Haleluya hari ibicuba binduye igare ryawe Mana yacu urakomeye Umutima wanjye himbaza imbaraga z'Imana Uwiteka Mana Mana yacu Shete Wamala icyubahiro no gukomera Bari bicu ibicuba binduye igare ryawe Bari gandara ku mababa Bari imbaraga zawe Bari imbaraga zawe Bari imbaraga zawe imbaraga zawe zirakomeye Kurondora imbaraga zawe Kurondora imbaraga zawe nibyoroshe Amaboko amaboko wakuje Isiraheli Kurondora imbaraga zawe imbaraga Aha. zawe nibyoroshe Amaboko mana we amaboko Usura bakandira ukuri Kurondora imbaraga zawe urondora imbaraga zawe Yaga. nibyoroshe Amaboko amaboko wakuje
kibasha nta kibasha kurogoya yobu ati we yobu ati Imana ishobora byose kandi nta kibasha kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe nicyo cyatumye tugatunga mubwiryo ntazi mwami ibyaha mwami wanjye yewe nabyumvisha amatwi ariko ndakiboneye mana imbaraga zawe zirakomeye mana Mana imbaraga zawe Basta gutyo. zirakomeye imbaraga zawe muzamura amajwi ukuri mana we imbaraga z'Imana zirakomeye mana imbaraga zawe tubitekerezaho cyane mana imbaraga zawe mana imbaraga zawe zaturinda ubuzima mana imbaraga zawe zaturinda imiryango we mana imbaraga zawe zaturinda indwara mana imbaraga zawe mana imbaraga zawe zaturinda urusengero haye mana imbaraga zawe mana imbaraga zawe zirakomeye mana imbaraga zawe imbaraga zawe zirakomeye mana imbaraga zawe imbaraga zawe zirakomeye mana imbaraga zawe imbaraga zawe zirakomeye dufite ibikurusha izere imbaraga z'Imana ishobora byose ingorane zawe zirakemuka ko yabatuye ubwoko bwayo kwa Farawo nawe nshuti ufite ibikurusha izere imbaraga z'Imana ishobora byose yego ingorane zawe zirakemuka kuko yabatuye ubwoko bwayo kwa Farawo ashobora kurangiza ingorane zawe kuko ari Imana yeho yawite kuko ari Imana nayabayeho witeka ryose Bwana sifiwe Frank natambukiye hano hari indirimbo yanjye n'umuvandimwe Makavera twayigize uyu mwaka wacu uyu mwaka turimo n'umukozi w'umuhanga Yesu arakora njye n'uyu twayigize uyu mwaka wacu uyu turimo wenda n'ubutaha turabimenya abahimbyi bagira ibyabo ibyo ushaka bimenywe nawe Yesu noneho tugiye mu gisirimu samwe Imana igumugisha utagabanyije umusabwa yegerera sente hanyuma n'abantu bamwe baragabanuka turakira abavandimwe umuyobozi yaravuze ngo nafite udukweto tumwe twagiye hejuru cyane hanyuma Imana ihimbazwe haleluya haleluya amen atuye inyuma y'ibihe niwe muremyi w'ibihe byose bari gutegura ari ijambo nasonye mu gitondo riramfasha muri Daniel wa 2 ibice 2:20 tuhavuge gatoya haravuga ngo izina ry'Imana rihora rihimbazwa iteka ryose kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo niyo inyuranye ibihe n'imyaka niyo yimura abami ikimika abandi igaha abanyabwenge ubwenge n'abatazi kwitegereza ikabaha kumenya kandi ihishura ibihishwe by'ahategerwa izi ni ibyo mu mwijima umucyo ubana nayo ndabashishikariza muzasome Yobu igice cya 37 mugeze ku gice cya 41 muzabona imbaraga z'Imana ijya yivuga ari heba muhungu
umugisha data ndagukunda wasohoye indirimbo nziza usigare hano turirimba ngo ni umukozi w'umuhanga ariko nawe wemerewe gusirimbira aho uri ntituvuze ngo tugiye gusirimba ngo bamwe bicare tugiye gusirimbira aho turi kandi dufashwe Yes. Yes. Yeah. Yes. Yes. Wowe wanguye w'isoni umvise gusenga kwanje mu gihe gikwiriye wampaye icyo nasabye wowe wankuye w'isoni umvise gusenga kwanje mu gihe gikwiriye wampaye icyo nasabye wowe wankuye w'isoni umvise gusenga kwanje mu gihe gikwiriye wampaye icyo nasabye wowe wankuye w'isoni umvise gusenga kwanje mu
Bwana Yesu asifiwe. Reka mbasabe tuzamure Imana ibiganza. Haleluya. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga. Yabaye umuhanga mu kwa mbere, irabitwereka mu kwa kabiri, mu kwa gatatu irabitwereka, mu kwa kane irabitwereka, mu kwa gatanu irabitwereka, mu kwa gatandatu irabitwereka, mu kwa karindwi irushaho, mu kwa munani irongera irabitwereka, mu kwa cyenda, mu kwa cumi, mu kwa cumi na none muri uku kwezi kwa 12 ikomeje kubitwereka. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga. Bwana sifiwe.